Yesu nshimwe cyane mwene data, ndakwakiriye kandi ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwanya wacu Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Urugendo rwacu turarukomeje kandi nta gucika intege. Turi kujya he? Turi kujya gushaka ububyutse, turi gushaka ububyutse, turi gusaba ububyutse, dutegereje ububyutse kandi twizeye ububyutse. Uyu munsi rero dukomeje kuvuga ku mwuka wera. Imana ikomeje kuvugana natwe ibintu bikomeye ku mwuka wera. Ndagusabira umugisha wo gukomeza kuryoherwa no kwishimira kumenya no guhishurirwa kumenya uburyo cy'Imana iri kugenda irushaho kutwereka umwuka wera. Uyu munsi tugiye kuvuga ngo umwuka wera, kandi tugiye kuvuga ko ku mwuka wera n'ubundi agaciro, hari agaciro twongerwa n'umwuka wera iyo yaje mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Imana ivuganye natwe kandi nanone muri uyu munsi ikintu gikomeye. Hari agaciro ugira kandi kiyongera igihe umwuka wera yaje mu buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 15. Byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucucucu cye kigere kuri bamwe. Iri jambo rije muri gumane mu mutima. Nibura. Yesu ashimwe cyane. Turi kuganira ijambo uyu munsi Imana iduhaye. Imana ishimwe, ikomeje kutubwira ibintu bikomeye ku mwuka wera. Haravuze ngo agaciro duhabwa twongerwa no kuzura umwuka wera. Guhabwa umwuka wera hari agaciro byongera mu buzima bwawe mwene data. Uyu mwuka wera turi gusengera, turi gusaba, turi kubwira, turi kuvugana nawe byinshi bya buri munsi. Menya iki gikomeye, naza yewe mushiki wanjye we, yewe muvandimwe, yewe hari agaciro kaziyongera mu buzima bwawe kuko yaje. Iyi nkuru iratangaje cyane. Aha hantu dusomye hatweretse Petero. Hanyuma hamaze kutwereka Petero, haratubwiye ngo abantu bari bageze ku rwego bavana abarwayi mu rugo, babavana mu bitaro, bakabashyira ahantu Petero araca. Imana ishimwe cyane. Kandi si Petero gusa, ngo n'izindi ntumwa, ngo bari bageze ku rwego bafite valeur, bafite agaciro. Nyuma yo kuzura umwuka wera, umuntu umwuka wera yuzuye, hari agaciro ugira kandi uhabwa n'uwo mwuka wera waje mu buzima bwawe. Uyu ni Petero abantu batigeraga bamenya ko yatambutse mbere y'igihe cyo kuzura umwuka wera. Ni Petero abantu bahoraga bashidikanyaho kandi wahubukaga mu byo akora byose. Ariko nyuma yo kuzura umwuka wera, dore ikintu kibaye. Muzana abarwayi, mubavane mu bitaro, nta kintu bazabamarira. Petero ashobora guca hano, nibura Imana nidufasha akahaca. Haleluya. Nibura Imana niduhira ikamunyuza aha. Igicucucucu cyumva nkubwire, ntago ari presence, ntago ari audience araba, ntago ari guhagarara akaba preachinga. Oya, dore agaciro k'umwuka wera rero. Mwene data, Imana iri kuvuga ngo itorero rikeneye umwuka wera kugira ngo ribashe gukora umurimo w'Imana. Nta kindi Imana ibiri kubona. Ibiri kubona ko umwuka wera naza, hari ibintu bikomeye bizakoreka. Utavuze, utigishije, utasenze, gusa kuko umwuka wera kurimo akuriho, hari favor y'Imana, hari imigisha y'Imana. Isi itangira gufata, isi itangira kugira, kubera ko abantu b'Imana buzuye umwuka wera bari mu isi. Isi ikeneye abantu buzuye umwuka wera. Isi nta kindi buze, ikeneye itorero riri muri position y'umwuka wera, maze rikayifata rikayishepinga koko. Itorero rigafata isi rikayiha umurongo kandi Imana ishaka. Reka mubwire mwene data, Petero abantu bakavuga ngo nibura, nubwo rwose atatuvugisha, ataratubwiriza, atarahagarara ngo dusengere, agiye mu cyerekezo Imana iri kumuhereza. Ariko mwibuke igicucucucu cye. Yesu ashimwe cyane. N'igicaho kirabakiza. Reka mubwire mwene data, mise nibuka umugore umwe wavuze ngo reka ngende nkore ku ncunda z'inkanzu yiwe ndakira. Umva nkubwire mwene data,
hari abantu bakora ku buzima bwawe gusa, hari abantu bavuga izina ryawe gusa, hari abantu bafata igicucucucu cyawe gusa. Iyo wuzuye umwuka wera hanyuma bakagira ubuzima bari babuze, uriya mugore yagize ubuzima yari agize igihe yarabuze kubera gukora ku nshunda z'ikanzu ya Yesu. Twasanze Yesu niwe mwuka wera hanze y'umubiri, yagarutse kutwigisha kumumenya no kumwizera no kumwikomezaho, ariko mu buryo bw'umwuka, kuko yavuye mu mubiri aho yari yaje mu mubiri kuducungura. Rero ni ngombwa ko iyo umwuka wera yinjiye agahindura wowe wa kera ugapfa, atangira gukorera muri wowe ibintu by'agaciro gakomeye cyane. Mwene data, ibi biravuze ngo proje turimo ntabwo izatuma tuba abantu baciriritse mu isi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Iyi proje niramuka iciyemo, reka nkubwire, uzaba umusitari mu izina rya Yesu, haleluya. Nongeyeho ikintu gikomeye, wibyumvira ahantu Imana idashaka ko tubyumvira. Uzaba umusitari mu izina rya Yesu, haleluya. Umuntu ajya umusitari mu izina rye, mu izina ry'umuryango, mu izina ry'indirimbo ze, ariko iyi proje turimo ntabwo ari proje y'akana. Proje ishobora gutuma igicucucucu cyanjye gikora umurimo wo gukiza abarwayi, haleluya. Proje ishobora gutuma abantu babaho ubuzima bwo kuvuga ngo nibura natambuka, nibura nutambuka, nibura niduturana, nibura ntanahira ubukwe, nibura haleluya, nibura we twumva icyo yabivuzeho. Abantu buzuye umwuka wera ni abantu batanga igisubizo finali. Hari imigisha, hari ubuntu, hari favor, hari ibintu by'agaciro bizaza mu buzima bwawe kuko wuzuye umwuka wera. Rero umwuka wera nitumuvuga ntabwo ari uw'abantu bakubiswe, bananiwe, bakennye. Umwuka wera ni uw'abantu bari ku rwego rumeze nk'uko Imana ishaka. Mu nyemerere Youth Time Revival twongere kugira igicaniro cyo gusaba Imana kugira ngo iduhe umwuka wa original, umwuka wa mbere, umwuka uri muri classe ya mbere, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ubwenge, umwuka wa favor y'Imana, umwuka uzana ibintu by'agaciro muri twebwe, kandi naza bizaba. Tumushake tumuzi. Rero n'iki Imana yarifuje kuvugana natwe. Hari ibintu by'agaciro bizaza mu buzima bwacu igihe umwuka wera azinjira mu buzima bwacu. Habwa umugisha, Imana ikomeze igushyigikire, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko, nta gucika intege. Habwa umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.